nyemerera ngendane nawe mana nk'ukwe ntoki yagenze nyoboresha ukuboko kwawe unyerekeza ushaka hose nubwo inzira itagaragara nkomeze njyane nawe mwami ninguma mu maboko yawe sinzaba nkitaye ku by'isi nta kindi nziratana rwose keretse wa musaraba wawe ngeze ubwo nzagera i Siyoni nkomeze njyane nawe mwami. Igitondo cyiza bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu ngo ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Iyi ndirimbo mwayumvise ni nyemerera ngendane nawe, ni indirimbo y'133 mu cyongereza ikaba yitwa Oh let me walk with thee my God. Nk'uko nababwiye ubushize ko mfashe akaruhuko gato, ntabwo ako gakonje nafashe kararangira, ariko hari umuntu wansabye indirimbo cyane arambwira ati rwose uzayinshakire, ndayishaka kandi ndayikunda. Ndavuga inti reka nyimushakire bikitwa none kuko ejo ntabwo ari ahanjye. Iyi ndirimbo rero nizere ko imushimisha kandi iduhana umugisha. Iyi ndirimbo nzizahimbwe na Lillian Dale Everstato, yavutse mu mwaka w'1855, akaba yari umukobwa wa Jonas Malcolm na Marcia Serene, akaba yarashakanye na Charles Newton Stato. Amashuri ye yayigiye muri Battle Creek College, Michigan mu mpera z'umwaka w'1870. Lillian yahimbye iyi ndirimbo ndetse n'uwakoze injyana yayo bose bari Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Lillian yabaye umuyobozi ndetse yabaye umukozi w'icapiro ry'ibinyamakuru n'ibitabo, kandi yanditse ibitabo byinshi ndetse n'ibisigo byinshi. Igisigo cye The Raven Veil cyangwa umwenda utwikira watabutsemo kabiri cyasohotse kuri kava y'ikinyamakuru Urwibutso n'Integuza yo kuri 16 Werurwe umwaka wa 1933, umunsi wabanjirije urupfu rwe. Yarazi ko azaba mu bantu bazaba bakiriho ubwo Yesu azaba agarutse, maze nawe akajyanwa nk'uko Enoke yajyanwe mu ijuru adapfuye, nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 5. Ngo iyi ndirimbo yayihimbye ashingiye ku isomo riri mu Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 24, havuga ngo kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye.
James Edison White, ubuheta bwa James White na Ellen G. White. Yashyize iyi ndirimbo ahagaragara mu gitabo cyiswe Indirimbo n'Injyana mu mwaka w'1886, maze iba umwihariko w'itorero. Lilian yasinziriye mu mwaka w'1933 afite imyaka 78 y'ubukuru. Nubwo indirimbo Nyemerera Ngendane Nawe idafite amateka maremare ndetse no kuyibona kuri internet ntabwo byoroshye, ariko iyi ndirimbo ni indirimbo dukunda kumva kuva kera, kandi dukunda kuyiririmba dusohoka dushoje amateraniro, ndetse ibyo bituma abenshi tutayitekerezaho cyane. Tuzi ko ari indirimbo yo gusezera kugira ngo abantu bagendane n'Imana bagere mu rugo amahoro. Ariko ifite ubundi busobanuro bwimbitse. Lilian yifuje ko yaba akiri mu mubiri akabona umwami Yesu agarutse ku bicu, maze akaragwa ijuru adasogongeye ku rupfu. Nta gushidikanya icyo cyizere yahoranaga mu mutima ntabwo cyari cyubatse ku musenyi. Yagendanaga na Yesu umunsi ku wundi, kandi yashimye ko aruhuka imiruho n'imihati, maze arasinzira amutegerereza mu gituro ngo natwe abariho tubona amahirwe yo kwihana, nk'uko umugaragu w'Imana Petero abivuga mu rwa 2 rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9, ngo Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe babitekereza kwiritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amateka ya Henoki, umuja w'Imana ayobowe n'Umwuka Wera, yeretswe ibye ndetse anabyandika neza mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi ku cyigisho cya 6 cyitwa Seti na Henoki. Ellen G. White yabyanditse muri aya magambo. Reka mbasomere amagambo make muri icyo gice avuga ku bya Henoki. Henoki byanditswe ko yabayeho imyaka 65 maze abona kubyara umuhungu, nuko agendana n'Imana imyaka 300. Muri icyo gihe Henoki yakundaga Imana kandi agakomeza amategeko yayo. Yari umwe mu ntungane zishikamye ku kwizera kandi bakaba urubyaro rw'isezerano. Mu magambo yaturukaga mu kanwa ka Adamu yahigiye igitekerezo kibi cyaranze amateka yo gucumura k'umuntu, n'uburyo ubuntu bw'Imana bwagaragariye mu isezerano ryayo, maze yishingikiriza ku mucunguzi wagombaga kuzaza. Ariko umuhungu we w'imfura amaze kuvuka, Henoki yageze ku rwego rusumbyeho. Yateye intambwe yo gushyikirana n'Imana biruseho. Yasobanukiwe neza ibyo asabwa n'inshingano ye nk'umwana w'Imana. Ubwo yitegerezaga urukundo umwana akunda se, uburyo yiringira ko ntacyo yaba bari kumwe, ubwo yumvaga mu mutima we asabwe n'impuhwe kubw'uwo muhungu we w'imfura, byamwigishije icyigisho gikomeye cyane ku byerekeye urukundo ruhebuje Imana ikunda abantu, ubwo yatangaga umwana wayo n'icyizere abana b'Imana bagomba kugirira Data wo mu ijuru. Nuko urwo rukundo rutarondoreka, rutari baringa, rwagaragariye muri Kristo, rumubera impamvu y'amasengesho ye ya kumanywa na nijoro, kandi agambirira mu mutima we guhishurira urwo rukundo abaturanyi be. Henoki ntiyagendanaga n'Imana mu nzozi cyangwa mu bitekerezo gusa, ahubwo bagendanaga mu nshingano ze zose no mu mihati ye yose ya buri munsi. Ntiyigeze abanyamwigendaho ngo yitandukanye burundu n'abaturanyi be, kuko
kuko yari afite umurimo yagombaga gukorera Imana mu bari mu isi, mu muryango no mu mibanire ye n'abantu, kandi nk'umufasha n'umubyeyi, inshuti n'umwenegihugu. Henoki yari umugaragu w'Uwiteka udatezuka. Umutima we wahamanyaga n'ubushake bw'Imana, kuko abantu babiri ntibajyana batasezeranye, nk'uko biri muri Amosi igice cya 3 umurongo wa 3. Kandi yakomeje kugendana n'Imana akiranutse kugeza ku myaka 300. Hari abakristo bake bakwiyemeza gukora batyo baramutse bamenye ko bashigaje igihe gito cyo kubaho, cyangwa ko Yesu ari hafi kugaruka. Nyamara uko ibihe byahitaga niko Henoki yarushagaho kwizera no kugira urukundo. Henoki yari umuntu ufite ibitekerezo bihamye n'ubumenyi bw'ikirenga, kuko yagiraga umugisha wo guhishurirwa n'Imana ibintu bidasanzwe. Nanone kandi kuba yaragiranaga umushyikirano uhoraho n'ijuru agamije gusobanukirwa ugukomera n'ubuziranenge by'Imana, yari umwe mu bantu bicishaga bugufi cyane. Uko yarushagaho komatana n'Imana niko yarushagaho kubona intege nke ze no kumva ari mubi bikabije. Ahangayikishijwe n'uko ubugome bw'abatubaha Imana bukomeje kwiyongera, kandi atinyishijwe n'uko ubuhemu bwabo buzatuma atezuka ku kubana n'Imana, Henoki yaretse kwiyegereza abo bantu, maze ahitamo kumara igihe kinini ari wenyine. Yiyemeza kwirundurira mu gusabana n'Imana no gusenga. Nuko ategerereza imbere y'Imana ashaka gusobanukirwa ubushake bwayo ngo abugenderemo. Kuri we isengesho ryari nk'umwuka w'ubugingo, yasaga nk'uwibera mu ijuru. Imana yatumye abamarayika bayo bera kumenyesha Henoki umugambi wayo wo kurimbuza isi umwuzure, kandi muhishurira mu buryo bwimbitse umugambi wo gucungurwa. Binyuze mu mwuka w'ubuhanuzi yeretswe uruhererekane rw'abajyaga kubaho nyuma y'umwuzure, ndetse yerekwa n'ibintu bikomeye bifitanye isano no kugaruka kwa Kristo ndetse n'imperuka y'isi. Henoki yari yarahagaritswe umutima no gutekereza iby'abapfuye. We yibwiraga ko abakiranutsi n'inkozi z'ibibi bazasubira mu mukungugu bose hamwe, maze ibyabo bikaba birarangiye. Ntiyabonaga imibereho y'abakiranutsi nyuma yo gupfa kwabo. Mu iyerekwa rye, Imana yamwigishije iby'urupfu rwa Kristo n'uburyo azagaruka afite ikuzo, ashagawe n'abamarayika bera bose, aje gucungura abantu be ngo bave mu bituro. Yabonye kandi n'uburyo isi izaba yuzuwemo n'ibyaha byinshi ubwo Yesu azagaruka. Abona ko icyo gihe hazaba hariho abantu birata, bikakaza, ishyanga ryuzuye inarijye rihakana Imana na Yesu Kristo nk'umwami, abantu bica amategeko kandi bagahinyura igitambo cya Kristo. Yabonye abakiranutsi bambitswe ikuzo n'icyubahiro, kandi yerekwa inkozi z'ibibi zirukanwa mu maso y'Imana, maze zirimbuzwa umuriro. Henoki yahindutse umubwirizabutumwa ukiranuka, umenyesha abantu iby'Imana yamuhishuriye. Abubahaga Uwiteka basangaga uwo muntu w'intungane kugira ngo bafatanye mu mabwiriza Imana yamuhaye banasenga. Yakoze umurimo ku mugaragaro, akabwira abashakaga kumwumva bose ubutumwa bw'Imana bw'imiburo. Umurimo we ntiwari ugarukiye gusa kuri bene Seti. Mu gihugu Kayini yari yarahungiyemo Imana, niho uwo muhanuzi yasobanuriye abantu ibitangaza yeretswe. Yaravuze ati, dore Uwiteka yazanye n'ibihumbi by'abera be, aje gucira abantu bose urubanza no gushinja abatubaha Imana bose ibyo bakoze byose byo kuyisuzugura n'ibitutsi abanyabyaha bayitutse.
nk'uko byanditswe mu gitabo cya Yuda ku murongo wa 14 n'uwa 15. Henoki nubwo yakundaga gukora imirimo y'amaboko cyane, yakomeje umushyikirano we n'Imana ntiyawutezukaho. Uko imirimo yarushagaho kumukomerera, niko yarushagaho gusenga ashikamye. Yakomeje kwitarura abantu bose mu gihe runaka. Kuba yaramaranye igihe n'abantu, akora imirimo kugira ngo abone uko abaha amabwiriza kandi ababere n'urugero, yajyaga kwitarura akamara igihe ari wenyine, atarya kandi atanywa, kugira ngo Imana imwungure ubwenge mvajuru. Kubwo gushyikirana n'Imana, Henoki yagiye arushaho kwerekana ishusho y'Imana. Mu maso he harabagiranishwaga n'umucyo utangaje, nka wa mucyo warabagiranaga mu maso ya Yesu. Uko yabaga avuye gusabana n'Imana nijoro, niko abatubaha Imana babonaga ijuru ribahatira kureka ibibi byabo binyuze muri we. Nubwo imiburo ye yirengagijwe n'abanyabyaha, abantu batwawe no kwinezeza, we yahamyaga ko Imana yabyemeye, agakomeza kurwanya ikibi akiranuka, kugeza ubwo Imana yamukuye mu isi y'icyaha ikamujyana mu munezero nyakuri w'ijuru. Abantu b'icyo gihe baramusuzuguraga kuko atashakishaga ubutunzi bw'isi, ahubwo yari yararunduriye umutima we ku butunzi budashira. Yari arangamiye umurwa wo mu ijuru, yari yarabonye umwami mu ikuzo rye hagati muri Siyoni. Umutima we, ibitekerezo bye n'ibiganiro bye byiberaga mu ijuru. Uko gukiranirwa kwiyongeraga, niko yarushagaho gushaka kubana n'Imana. Ubwo yari akiri mu isi, binyuze mu kwizera, yiberaga mu bwami bw'umucyo. Hahirwa abafite imitima iboneye, kuko bazareba Imana, nk'uko biri muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 8. Imyaka 300 niyo Henoki yashakishije gutungana k'umutima kugira ngo ashobore kugendana n'ijuru. Mu myaka 300 Henoki yagendanye n'Imana. Umunsi ku wundi yifuzaga kuba hafi y'Imana. Umubano we n'Imana warushagaho gukomera buhoro buhoro. Uwo mushyikirano urakura kugeza ubwo Imana imwijyanira. Ahagaze ku rugabano rw'umudugudu uhoraho, ashigaje gusa intambwe imwe ngo yinjire mu rurembo, noneho inzugi zirikingura. Urugendo yagendanye n'Imana igihe kirekire ku isi rurakomeza, maze anyura mu marembo y'umurwa wera. Niwe muntu wa mbere winjiyeyo. Ibura rye ryaramenyekanye mu isi. Ijwi ry'imiburo n'amabwiriza ryahoraga ryumvikana uko bukeye n'uko bwije ryarabuze. Ari abakiranutsi, ari n'abakiranirwa babonye igenda rye, bizeye ko yajyanywe ahandi hantu ho kuruhukira imirimo ye. Abamukundaga baramushatse cyane, nk'uko abana b'abahanuzi bashakishije Eliya, nyamara ntibamubonye. Nuko bavuga yuko atabonetse kuko Imana yari yamujyanye. Imana yimuriye Henoki mu ijuru igamije gutanga icyigisho gikomeye. Byari akaga kuko abantu bari bihebeshejwe n'ingaruka mbi zitewe n'icyaha cya Adamu. Benshi baravugaga bati, bimaze iki kubaha Imana tugakomeza amategeko yayo, kandi twese turiho umuvumo dutegereje gupfa? Nyamara amabwiriza yatanzwe n'Imana kandi agasubirwamo na Seti, Henoki akaba urugero mu kuyashyira mu bikorwa. Yatamuriye umwijima, aho umuntu ibyiringiro by'uko ubwo Adamu yazanye urupfu, umucunguzi wasezeranywe yazanye ubugingo no kudapfa. Satani yahatiraga abantu kwizera ko abakiranutsi batazagororerwa kandi n'abakiranirwa batazahanwa, kandi ko bitashoboka ko abantu bakomeza amategeko y'Imana. Ariko binyuze muri Henoki, Imana yahamije ko ibaho kandi kwigororera abayishaka, nk'uko biri mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Yerekanye ibyo
yerekanye ibyo izakorera abakomeza amategeko yayo. Abantu bari bigishijwe ko bishoboka gukomeza amategeko y'Imana, kandi ko nubwo abantu bashobora kuba hagati y'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, kubw'ubuntu bw'Imana bashobora gutsinda ibigeragezo maze bakabonera kandi bakaba intungane. Babonye icyitegererezo mu buzima bwuzuye imigisha bwa Henoki, kandi ukwimurwa kwe akajyanwa mu ijuru byabaye igihamya cy'ukuri ku buhanuzi bwe ko hanyuma ibyishimo, ikuzo n'ubugingo buhoraho bibikiwe abumvira, kandi ko gucirwaho iteka, ibyago n'urupfu byabikiwe abakiranirwa. Mbega ubuhamya bukomeye bw'umuntu w'Imana Henoki! Birashoboka ko natwe twagendana n'Imana, kuko Imana ntabwo itoranya ku butoni. Imana iradukunda, ni data wa twese. Hari agatekerezo bakunda gucira abana, cyane cyane abana bagiye kuryama. Ni umugani, ariko umugani ugana kariho, ndetse na Yesu yakoresheje imigani cyane ubwo yari hano kuri iyi si. Iki gitekerezo rero kivuga yuko ngo umunsi umwe umuntu umwe yavuye gusenga maze araza araryama. Ngo hari hakonje, hari mu gihe cy'imbeho, maze araryama yiyorosa ikiringiti gishyushye, maze arashyuha, arasinzira cyane, agira deep sleep, arasinzira cyane. Maze arangije arota arimo agenda ku nkombe z'umugezi, arimo agendana n'Imana. Nuko ngo yakomeje kugendana n'Imana, ariko ko agendana n'Imana ngo agiye kubona, ngo abona ngo ku ijuru ngo haragenda hiyandikaho imibereho ye, amapica y'ubuzima bwe uko yagiye abaho. Noneho ngo uko ubwo buzima bwe bwagiye bukurikirana birangiye, akebutse inyuma ngo agenda abona ibirenge bibiri byagiye binyura mu musenyi, ngo byari ibirenge bye n'iby'umucunguzi we, kuko ngo baragiye rose bagendana. Noneho ngo uko areba ubuzima bwe, ngo hari ubuzima bubi, yagize ibibazo, yagize ingorane, ngo akabona habiri ibirenge bimwe, akabona ni ibirenge bye bihari, iby'Imana nta bihari. Noneho ngo abaza Imana ati ni ukubera iki? Ati kubera iki wagendanye nanjye mu bihe byiza byose by'ubuzima bwanjye, ariko ahantu hose nagiye ngira ibibazo, ngira ubuzima bubi, nkaba ntakubona turi kumwe. Nuko ngo Imana iraseka, ngo iramubwira iti mwana wanjye nkunda, ndagukunda kandi ntabwo nshobora kukureka ngo ugende wenyine. Igihe wabaga umeze neza, uri no mu buzima bwiza, nagendanaga nawe. Igihe wabaga ufite ibibazo, uri mu buzima bubi, unaniwe, naraguteruraga. Niyo mpamvu ubona ibirenge byawe byonyine, utabona ibirenge byanjye. Iyi nkuru nubwo bakunda kuyibwira abana ngo basinzire neza, ariko ni inkuru nziza kandi ni inkuru itera ibyiringiro. Bene data, Imana iradukunda kandi yifuza kugendana natwe muri ubu butayu, ariko birasaba ko tuyemerera. Yarivugiye iti nkunda abankunda
kandi abanshakana umutima wose bazambona. Imana yagendanye na Henoki ni Imana yacu. Amasezerano yayo y'uko izabana natwe ni ay'ukuri, kuko si umuntu ngo ibeshye. Reka isengesho ryacu ribe nk'iry'uyu muhimbyi w'indirimbo, maze tubwire Imana ngo nyemerera ngendane nawe Mana nk'uko Henoki yagenze. Ngo maze ubwo impanda y'Imana igiye kuvuga bidatinze, ibituro by'abera bigakinguka, abazaba bazutse bagahura n'abazaba bakiriho bakunze kuboneka kwa Yesu bose, tuzahurire mu kirere gusanganira umwami wacu turirimba indirimbo zo kunesha. Oh, let me walk with thee, my God, as Enoch walked in days of old. Place thou my trembling hand in thine, and sweet communion with me hold in the path I may not see, yet Jesus, let me walk with thee. I cannot, dare not walk alone. The tempest rages in the sky. 1,000 snares beset my feet. 1,000 foes are lurking nigh. Still thou, the raging of the sea, O Master, let me walk with thee. If I may rest my hand in thine, I'll count the joys of earth but loss, and firmly, bravely journey on. I'll bear the banner of the cross till Zion's glorious gates I see. Yet Savior, let me walk with thee till Zion's glorious gates I see. Yet Savior,